Ndabasuje cyane mwese munyumva kandi munteze amatwi. Amahoro n'imigisha ituruka ku Mana nibane namwe. Ikintu gitumye nongera kugaruka, ndagira ngo wenda mbabwire kuri iyi opportunity yitwa Artificial Intelligence Marketing cyangwa se AI Marketing. Business nziza, business wakora igihe icyo ari cyo cyose, business itagusaba guta umwanya, itagusaba kwirirwa uhangayitse, itagusaba ndetse no guhora ushikagurika ngo amafaranga yanjye yagiye hehe. Iyo ni business nagushishikariza kuri ubu ngubu. Nabahaye wenda briefing kuri iyi business ya intelligence marketing ikoresheje artificiel cyangwa se ikoresheje uburyo bwa robo mu kwamamaza ibicuruzwa bya companies nyinshi zitandukanye nk'uko twabibonye muri video ibanza. Uyu munsi noneho rero ngarutse, abantu benshi bagiye banyandikira bambaza ni gute umuntu yakiyandikisha cyangwa se registration ni gute imera, ni gute ikorwa muri Artificial Intelligence Marketing. Mu by'ukuri registration ntabwo igora, ikintu usabwa ni amazina ndetse ugasabwa na email gusa, ugashyiramo na password ushaka, ukikonfirima bikaba birarangiye. Gusa mbere yo kutangira ubanza guhabwa link yo gukoreraho registration. Muraza kwisanga muri link hasi, muraza kwibona abashaka kwiyandikisha noneho numara kubona iyo link urayikandamo, bakwereka akantu kakwereka ko browser yawe igiye gukora, then wamara kukabona bagahita bakwereka ahantu hari AI marketing. Bakwereka ifoto imeze gutya nk'uko iyi ngiyi bireba neza ya market bot, gagner jusqu'à 35% n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho ku b'icyongereza nabo ni obtain cyangwa se n icyo usabwa ntago icyangombwa ari ururimi rwose uzakora muzasangaho utu tuntu tune, ariko noneho utu twose uzatwirengagiza ukoresha akangaka kavivuyeho. Urabona karimo utuntu tujya kumera nkaho ari brain cyangwa se cephalo cyangwa se ubwonko bw'umuntu cyangwa se ubwonko nyine tujya kumera nk'ubwonko ariko ntabwo ubwonko bw'umuntu nyine ni utuntu tw'udusaka twinshi, wenda reka mbivuge gutyo. Aho ngaho niho ukirika, wamara kuhakanda bahita bakwereka uhita ujyana handitse register. Ntabwo ujya kuri login kuko ukora login mu gihe wamaze kuba umunyamuryango cyangwa se wamaze kugira account muri AI marketing. Wowe ikintu uhita ukora rero, uhita ujya kuri register. Wamara gukanda kuri register, winjire kuri ya link, ikintu kiba gisigaye ni ukuzuzamo amazina yawe yombi, ugashyiramo email, ugashyiramo password, ugakonfirima. Password igomba kuba igizwe n'amagambo yanditse mu nyuguti nkuru ndetse n'intoya, byanaba byiza ugashyiramo na bimwe mu bimenyetso nka arobase n'indi mibare gutyo, kugira ngo password yawe ibe strong kandi ntihazagire uyivogera. Noneho wamara kubikora ukayikonfirima, ugashyiramo password inshuro ebyiri, warangiza ugakora register. Ako kanya bahita bakwereka ko account yabaye created cyangwa se wamaze kuba registered. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukoramo registration muri Artificial Intelligence Marketing. Ndatekereza ari ibyo ngibyo. Ku kindi kibazo wenda mwagira, wenda mwambaza inbox, nimero yanjye ya WhatsApp narayitanze, ndetse n'uwampamagara nawe namwakira, ndetse n'uwanyandikira muri comment hano nawe namufasha, kuko iyi niyo opportunity muri iki gihe umuntu wese nifuza ko yakora cyangwa se namurangira gukora. Iyi ni company nziza buri wese yakora muri iki gihugu ndetse no hanze yarwo, no hanze y'u Rwanda. Ni benshi bayikora kandi banyuzwe n'uburyo ikoramo. Ndabashimiye rero, nimugire amahoro n'amafaranga. Murakoze, Imana ibahe umugisha.